Meze mute arashize igihe kinini tutabonana ngo tuvugane tuganire ariko we apologize byatewe n'impamvu nyinshi. Rero it's Shamsa once again nkuko mumenyereye, like I'm the CEO of the Youth TV and twaje and we are here to stay. Mbere yo gutangira nkuko nababwiye kuri social media zanjye zose zitandukanye, tuzajya tubaha video muri weekends every Saturday, ariko kubera nabita gute narakaye ari ibintu byambabaje numvishe ngomba kubasangiza, like nkabaha opinion yanjye namwe muri comment mukatubwira ukuntu mubyumva. It's about kuri bino bintu bya Yago na Philipita n'ukuntu abantu bari kubivuga. Mbere yo gutangira nje ndashaka kubanza nkabwira abantu bakomentinga ku bintu batazi what's going on. Banyarwandakazi ndabasabye ngo mumfashe kumva iki kintu mbere yo kugira ngo mvuge na opinion zanjye, ariko iki kintu ndabasabye mumfashe kucyumva. Niba ubonye post and you don't understand nyine ibintu bijya mbere, like think twice before you comment. Guys, I will repeat this, think twice before you comment. Tekereza kabiri mbere yo kugira ngo ujye gukomentinga, like no sense. Ni gute wifata ukajya gukomentinga Philipita n'umubeshyi ibiki n'ibiki Yago biki? Umva ibintu birarambiranye. Umuntu uza akajya muri comment like nyine guys na no side na side nimwe ndiho, like nago nkuko twese muri rusange dusa n'abari muri dilemma. Nago tuzi ngo ni ibiki bijya mbere, nago tuzi ngo ninde wareze Yago, sibyo? Nkuko tutaramenya ngo ni ibiki bijya mbere. Ariko guys mureke kwihuta no gupfa gukomentinga ibintu mubonye. Ese ari kintu mwibagirwa mbere yo kujya gukomentinga ibintu tuku umuntu umubwira nabi umuvuga nabi ese undi uzi ibintu byacano mbere yo kujya kuvuga nabi cyangwa kuvuga umuntu nabi, ujya ngo Philipita ngura umubeshyi ngura indyaji ntago umuzi. Like today waba uri gutuka Philipita ukajya kuri side wenda Yago, cyangwa uri gutuka Yago ukajya kuri side ya Philipita, tomorrow ukamukenera kandi tomorrow Yago na Philipita bakaba bari kuvugana neza. Like guys, you don't understand nyine iyi industry iri very crazy, sibyo? Ibi bintu ngenda bana bijya gusana, like muribuka ibintu bya Ways na Juno, you know man, we don't know what's going on. It may be a prank, you know man. Ibintu bya prank tumaze kubimenyera hano muri iyi industry yo mu Rwanda, sibyo? Nagaru uko mvuze ngo ni prank kwa nago natwe tuzi kijya mbere, ariko I say man, think twice before you act, you know. Uragenda wandike commenting ibintu tazi sinzi wabwanutse ntago ari byiza, sibyo? Nge man byambabaje nuno munaraza ewana akavuga nyine like expressinga nyine ibintu byose bimurimo byatazi nagazi ngo cano ngo baripotinga gutonye gusa kuko wenda n'urugero nkunda Yago, like kubera some reasons nkaza ngavuga ibintu man, a person nge ya commenting ibintu bisobya navuga ati cyakoze man ibitutsi byinshi, you know. Ahubwo I don't know why I don't know why I mean iri ya IG Instagram itagira ukuntu nyine ihana abantu bameze nka gutyo man. Umuntu ukabona ni umuntu w'umugabo ariko yaje avuga ibintu bibi, like ako nyine sitwibagize ko ari n'abantu bakora ama fake account, aho kaza ukavuga ibintu nyine bitari byiza, ko still jya umenya ko nubwo wakoze fake account ariko n'ubundi still niwe uri kubivuga niwe biri kuvamo. Please guys, ibintu byo gukomentinga nizere ko mwabyumvishe. Niba ugiye gukomentinga kuri post y'umuntu banza utekereze, si ubundi ibintu ngiye kuvuga ndabizi, izi news ngiye gushiraho aya magambo ngiye gushira ese sinzayicuza? Nago tubizi nabibabwiye uyu munsi ushobora kuba uri gukomentinga ngo Yago ngo na Philipita ngo n'ibiki ugasanga ejo bari kumwe bari kuvugana. Iyi industry man irimo tricks nyinshi, as I said before. na nimwe side ndiyo kubera nago nzi ukuri, ariko please niba ugiye commentinga think twice kubera ko nago uzi ngo ejo bizaba bimeze gute. Like bimeze nk'intambara nyine, intambara iri kuba nukazajya ugira uruhande ubamo kwa nago uzi ejo bizaba bimeze gute, you know.
hanyuma ikindi kintu ngiye ukuntu like let me express my opinion ukuntu mbyumva rero hano ngaha nyine like Philipita ukuntu byatangiye ubundi Philipita ngo ya aba nkuko mpoze mbivuga ngo bagiye baramutuka ni gute ugenda ugatuka umuntu ngo cyingo ya reportinzi ngo ntago bizi you don't know the truth. This way you have to wait ubundi ukabona wenda kuvuga ibyo bintu byawe sibyo kwegenda ngo yabagiye batuka ngo Philipita ibikindi abantu benshi babonye kuri IG ya Philipita and then Philipita yasabye Yago ko yavuga umuntu wa reportinze then Yago nawe yavuze ukuntu abyumva and then birangira avuze nyine ibintu byinshi nk'umuntu ega Philipita afite ikibazo ku ruhande rwe birumvikana ko nyine nk'umuntu utekereza ko ari gukekwa n'abafana ba Yago bakabana mubwira nabi ni ikibazo gikomeye noneho Yago afite ikibazo gikubye icya Philipita kabiri kubera ko like man turabizi hano kuri iyi twese tubaho kugira ngo like dushaka amafaranga urumva none se ni gute umuntu like Yago afite ikibazo ntabwo agikora ntabwo ari gukora sibyo no Philipita yavuze ngo guhidinga like let's be patient and then dutegereze ukuri kujya hagaragara mbere yo kugenda kuvuga ibintu tutazi sibyo rero like ikindi nyine inama naha Philipita just wait urebe nyine Yago reaction azagira nyuma niba zamuvuga cyangwa iki kuko iyo ukuntu bimeze iyo hari issue and then uri mu bakekwa naga ari byiza ko ituvuga kuko nyine byongera nka like navuga ko byongera nyine like nk'ukuntu nyine bagukeka ariko guys ikintu gitumye nkora iyi video iri joro n'imvura iri kugwa murabyumva just bear with it ariko guys think twice before commenting ibintu bitari byiza ukavuga amagambo mabi like ndaza gushiraho some comments ndasibereka kuri ya post ya Philipita man harimo comments nyinshi zimuvuga nabi that is not good just kugenda ukavuga ibintu gatuka umuntu man we don't know tomorrow abantu turakenerana sibyo kwifata ukagenda ugatukana muri comments z'abandi mubyihane kuko ibintu naga ari byo nicyo kintu cyanzanya ngaha urumva mubyihane ikintu ni kibi sibyo ko ya we don't know tomorrow ushobora kumukenera kandi utanamukenera nta kiza cyo kuvuga nabi hanyuma nyine uko nababwiye official videos zizajya zicaho Saturday nimugira ikibazo twarakaye ariko nibisanzwe icyo nababwira think twice before you act ubwo tuzahure Saturday baha video itwika nzaba nazanye na hostinze umuntu kandi umuntu nyine azaba twikira ciao